had a friend who didn't show love to your mother, respect your mother, how long would they stay a friend for? Ya nuko dutangiye kuri Sexpert TV dutangiranye umugabo bita Jonathan Ross mu kiganiro cye bita Jonathan Ross show abaza Christiano ati ese ugize umukunzi sakunde mama wawe samwubahe byagenda gute Gonna be next to me because I have a security and make him sleep. Christiano nawe arasubiza ati ubwo nyine uwo muntu atari adakunda mama nta kintu twavugana nyine ntiyazigera njye imbere nuko dutangiye tujye kureba amateka ya Christiano nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe ako kajambo k'umutuku kari aho hasi hari abantu wagira ngo ntibaba bakabona dutangiye bati ntabwo ari buri muntu wese uzi bino kuri Christiano Ronaldo ni ibiki buriya ngo Christiano Ronaldo mu buzima bwe agira weakness imbaraga nke ziwe mama we ngo Christiano Ronaldo buriya aracyabana na mama we w'imyaka 68. Yes, believe it or not, even if he's one of the most famous people in the world, ubyemere nubwo abantu benshi bavuga ko Christiano Ronaldo ari we muntu w'icyamamare uriho ku isi gusa wenda bamwe babyemera bamwe bavuga Messi abandi nde ariko abana n'umukunzi we Cristiano Ronaldo still chooses to live with his Cristiano Ronaldo n'ubundi nubwo abana n'umukunzi we ariko aracyabana na mama we w'imyaka 68. 8-year-old man. He's pretty much a mama's boy. Cristiano Ronaldo ku myaka yiwe bamwe baracyamwita ngo ni umwana wa mama. It was even rumored that Cristiano broke up with his ex-girlfriend. 2015 hari igihe byigeze ngo guhwihwiswa yuko Cristiano Ronaldo yigeze gutandukana n'umukobwa bakundanaga bapfuye yuko ngo tigeze aza mu isabukuru ya mama. She didn't come to his mother's birthday. And to top it all off, he has never been married. No kugira ngo Cristiano Ronaldo ngo anabyemeze ko kuko adakeneye n'umuntu urenze mama we cyangwa se nta wundi muntu urenze mama we nta nubwo yigeze anashaka nta giko. So what is happening here? Ese kubera iki Cristiano Ronaldo akibana na mama we? Cristiano's mother perhaps controlling him. Bamwe baribaza se ngo ese Cristiano Ronaldo mama we yaba kimukontorora yaba kimukoresha bimeze bite? All you need to know about the interesting relationship Cristiano and his mother. Niyo mpamvu rero hano kuri Sexpert TV tugiye kubwira ikintu gituma Cristiano Ronaldo akibana na mama we ushaje witwa Maria Dolores Aveiro. Ntabwo byoroshye kuvuga bino bintu. Buriya ngo Cristiano Ronaldo mama we kimutwite Dolores twamuvuze ntabwo yigeze ashaka ko Cristiano Ronaldo avuka kubera ubuzima bubi bari babayemo. Buriya ngo mama wa Cristiano Ronaldo agitwite Cristiano Ronaldo papa we yari umusinzi kandi yarafite n'abandi bana batatu yagombaga kwitaho yagombaga kugaburira urumva Cristiano Ronaldo biri mu mpamvu zatumye mama we adashaka kumubyara. Dolores rero yagerageje uko ashoboye kose ku buryo Cristiano Ronaldo atazigera avuka. Buri munsi yanywaga inzoga nyinshi cyane buri munsi yahoraga anywa alcohol akirushya akinaniza kugira ngo nyine indivemo murabizi ko ibyo bintu byose bikoraga kugira ngo umwana yaratwite ari Cristiano katurebe impamvu rero Cristiano n'ubwo bakunda mama we. Not spared from a life of hardship. As his sister revealed, they used to live in a house where they covered in plastic and inzu irimo umwanda inzu ntoya just 2 mattresses supported by bricks. Young Cristiano ikindi ngo buriya babaga ngo help the family. Ngo buriya Cristiano Ronaldo akiri mutoya yakuburaga imihanda yakoraga utuzi twose akiri umwana kugira ngo afashe famiye ye kubaho. Mom, Dolores was a cook and a cleaning lady. Mama we rero ngo nawe yari umutetsi amesera abantu. See, that was also when Cristiano started to dream big. Kwicyo gihe rero kw'iyo myaka neza nibwo Cristiano yatangiye noneho kujya arota ibintu binini cyane. As early as 7, he was ku myaka 7 ye yiwe yakinaga football. And years later a huge opportunity came taking him to a faraway city to nyuma rero nibwo ngo Cristiano Ronaldo yaje kugira amahirwe bamujyana ahantu mu mujyi ahazajya kuzamurira impano ye.
hano ni Christiano Ronaldo kuri BT Sport arimo avuga ngo nicyo gihe gikomeye cyane yigeze agira ubuzima bwe, gusiga famiye akagenda akajya kure. Ati nari mfite imyaka 11 yo kubona asigaza famiye. And appreciate why Cristiano treats his mother the way he does. Because as Cristiano Ronaldo worked his way up, his mother was working twice as hard. N'icyo gihe ngo uko Cristiano yakoraga cyane, mama we niko yakoraga cyane byikubye kugira ngo amusapotinga amufashe. She would go to sleep hungry just to let her family eat. Yabaga yajya kuryama shonje byanze ariko kugira ngo byibura amenye ko famiye ye yariye. This is hard work. Dolores was working 7 days a week. Mama we Dolores kandi buriya ngo yakoraga iminsi 7 mu cyumweru. Buriya ngo bwa mbere inkweto Cristiano Ronaldo yambaye, kujya ya mbere Cristiano Ronaldo yambaye yiguriye na mama we mu mafaranga yakoreye iminsi 7 yose ataryama ataruhuka. Cristiano, his first pair of shoes from a mother who didn't even want him. She became the mother who wanted the best for him. Knowing this, bivuye rero ku kuntu mama we Dolores yatangiye ashaka ko umwana we inda yivamo, nibwo yaje kurangira abaye umubyeyi, noneho umubyeyi wa undi mwana wese yakwifuza. You suddenly realize why Cristiano is such a hard worker. Ucyumva iyo nkuru rero nubundi uretse umenye neza impamvu Cristiano Ronaldo ubona ari umukozi akora cyane. Sometimes we need patience, consistency and persistence to achieve the best thing. Iyo niyo mpamvu Cristiano Ronaldo akora cyane, n'inama kugira uba ugomba guhozaho guhora ugerageza kandi ugakora cyane. Bakanavuga bati ni nayo mpamvu Cristiano Ronaldo atajya aca ku ruhande iyo bari kumubaza ko ari umukinnyi wa mbere urenze ku isi. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. Undi muntu wese nyine ukora cyane abagomba kumva ko ari umuntu wa mbere urenze kaba afite. And this mindset sometimes makes people think that his arrogance. Abantu benshi rero batekereza ko ino mitekerereze ya Cristiano Ronaldo ari ubwiyemezi kuntu nyine yumva ko ari umuntu urenze. Really, he only got the best example of determination from his mom. Ariko nyine ibyo bintu abikura kuri mama we, kwiyaminiye guhora yumva ari determine, abikora kuri mama we. He saw with his own eyes what it's like to struggle and sacrifice. What it was like to work tirelessly for the people you love. Ati biba bimeze bite se ku bantu wumva barimo bamubaza ati wumva bimeze bite ku bantu bakoze kugira ngo ubeho bakihiringa utuntu twose. My passion is always football. Without sacrifice we cannot win nothing. Niyo nawe rero yabashubije ati utitanze udatanze ibitambo nta kintu wagera. Nothing beats the feeling of rewarding your loved ones who worked so hard for you. Undi mugabo wese rero utubwira ari kuvuga ngo nta kintu kibaho gishimisha nko gukora cyane hanyuma ugasubiza umuntu wo kwitangiye ngo kure ukamusubiza ibyo byishimo. To have the life you have now. This is exactly how Cristiano Ronaldo feels. Cristiano Ronaldo rero ari muri bamwe muri abo ngabo bameze gutyo bakora cyane kugira ngo bafashe nyina n'abandi bavandimwe bamufashije kugira ngo abageze ahangahari. Every time his mom cheers for him in the sidelines. Buri gihe uzabona mama we arira igihe byanze yishimye, mu gihe byakunze for his losses. Arimo aserebura igihe Cristiano Ronaldo yatsinze cyangwa se celebrated by the whole world. Kandi mama we nyine biramushimisha kubona umuhungu we akunzwe n'isi yose. You playing? I mean, it's almost too much for her sometimes. I just make a rule. Big game. Hano ni Jonathan Ross muri show yiwe yarimo amubaza impamvu mama we akunda kureba imikino kenshi bikagaragara ari Maria. Cristiano Ronaldo yaramushubije ati buriya ngira ihame rimwe ngendera. Ntago mama wanje njya mwemerera ko areba match zikomeye. Bond is so strong you can feel it. Just exactly why now Cristiano makes sure that the woman who worked day and ati rero kubw'ibyo bintu byose baciyemo ubuzima bibanyuzamo niyo mpamvu Cristiano Ronaldo akora cyane just to give him his first kugira ngo umukecuru umumama wa Juice gets to be thanked with some amushimire amuha ibintu binini cyane birenze. Dolores now gets to have her own fancy car. Uretse kuba Dolores yaratangiye ari umukozi wo mu ngo amesera abantu agira ati ubu ngubu batunze imodoka ye.
Dolores also got her own Dolores resitora nini y'agatangaza from living a life of struggle under achieved huge success. amwubakira inzu y'agatangaza itarabo So his supportive mom, who sacrificed a lot for kugira ngo ashimishe mama we wamwitangiye bwibara kugira ngo mama we nawe abe nk'umwana